Yesu Kristo ashimwe. Turakomeje dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera mu gice cya 20 mu gitabo cya mbere cy'Abami. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Benihadadi umwami w'i Siriya yendereza Ahabu. Bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose. Yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare, nuko atera i Samariya arahagota araharwanya. Benihadadi atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisiraheli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti, Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, ngo nabo nabe. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati, bibuka uvuze, mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragaruka ziravuga ziti, Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakenda bakizane. Maze umwami w'Abisiraheli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati, namwe nimwumve murebe uko umugabo adushakaho urwenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati, ntumwumvire wange. Aherako abwira intumwa za Benihadadi ati, nimugende mumumbwirire umwami databuja muti, ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo byo simbyemeye. Nuko intumwa ziragenda zimubwira ibya Ahabu amushubije. Benihadadi arongera amutumaho aramubwira ati, ingabo zanjye zinkurikiye nizibona i Samariya umukungugu uzikwira, umuntu wese azabona uwuzura urushyi, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati, mumubwire muti, ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Ubwo Benihadadi yari mu ihema hamwe n'abo bami banywa, yumvise ubwo butumwa abwira abagaragu bati, nimwigere. Nuko barigera batera umurwa. Umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha. Umwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo nturebe ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka. Ahabu aramubaza ati, ninde uzazidukiza? Nawe aramusubiza ati, Uwiteka avuze yuko ari abagaragu b'abatware b'intebe. Arongera aramusubiza ati, ubanza gutera ninde? Umuhanuzi ati, ni wowe. Nuko ateranya abagaragu b'abatware b'intebe baba 232, hanyuma yabo ateranya abantu ba Isiraheli bose baba 7,000. Igihe cy'amanywa y'ihangu baratera. Ariko icyo gihe Benihadadi yari mu ihema yinywera yasinze, ari kumwe n'abami bari bamuvunnye uko ari 32. Abagaragu b'abatware b'intebe nibo babanje gutera, maze Benihadadi yohereza abo kumurebera, baramubwira bati, tubonye abantu baturuka i Samariya. Aravuga ati, niba bazanywe n'amahoro mubafate mpiri, niba bazanywe no kurwana nabwo mubafate mpiri. Nuko babagaragu b'abatware b'intebe n'ingabo zibakurikiye bava mu murwa baratera, umuntu wese muri bo yica umubisha. Abasiriya barahunga, Abisiraheli barabirukana. Maze Benihadadi umwami w'i Siriya yinagurira ku ifarashi hamwe n'abagendera ku mafarashi bandi arabakira. Nuko umwami w'Abisiraheli nawe arasohoka atera abagendera ku mafarashi n'amagare, yica Abisiraheli benshi cyane. Hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati, genda wikomeze witegure umenye ko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'i Siriya azongera kugutera. Ahabu anesha Benihadadi, ariko baracudika ntiyamwica. Hanyuma abagaragu b'umwami w'i Siriya baramubwira bati, Imana yabo ni Imana ihimba mu misozi miremire, nicyo cyatumye baturusha amaboko. Ariko noneho tuzarwanire nabo mu bibaya, ni ukuri tuzahabarushiriza amaboko,
kandi genza utya ukureho abo bami, umwami wese umukure mu mwanya we, mu cyimbo cyaho ushyireho abatware b'ingabo, maze ugabe ingabo zihwanye n'izo wapfushije, ushyireho amafarashi n'amagare bingana n'ibyo wapfushije, nuko tuzarwanire nabo mu kibaya, ntituzabura kubarusha amaboko. Arabumvira abigenza atyo. Umwaka utashye, Benihadadi ateranya Abisiraheli, arazamuka ajya kuri Afeka kurwana n'Abisiraheli. Maze Abisiraheli baraterana, bakora amahamba, barabatera, bagandika imbere yabo basa nk'udukumbi tubiri tw'abana b'ihene, ariko Abasiriya bo bari buzuye igihugu. Nuko haza umuntu w'Imana asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, ubwo Abasiriya bavuze bati, Uwiteka ni Imana yo mu misozi miremire, si Imana yo mu bibaya, nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane, maze mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko aho bahamara iminsi 7 bahaganditse bategeranye, ariko ku wa 7 batera urugamba. Abisiraheli bayica mu Basiriya abantu bigenza 1000 mu munsi umwe, kandi abandi bahungira mu mudugudu wa Afeka, bagwirwa n'inkike z'amabuye, zica abantu bari barokotse inzovu 2 n'ibihumbi 7. Benihadadi arahunga ajya mu mudugudu, yicumita mu mwinjiro w'inzu. Hanyuma abagaragu be baramubwira bati, Umvise ko abami b'ubwoko bwa Isiraheli ari abami bafite imbabazi, none ubu turakwinginze ngo dukenyere ibigunira dutamirize ingoyi, dusange umwami w'Abisiraheli ahari yakiza ubugingo bwawe. Nuko bakenyera ibigunira, batamiriza ingoyi, basanga umwami w'Abasiriya, baravuga bati, Umugaragu wawe Benihadadi aradutumye ngo aragusaba ngo umukize. Arababaza ati, Mbese aracyari muzima? Yemwe ni mwene data. Abo bagabo baramwitegereza, bihutira kumukubira kuri iryo jambo, baravuga ati, Benihadadi ni mwene so koko. Arababwira ati, nimugende mumunzanire. Nuko Benihadadi arasohoka aza kumusanganira, hageze Ahabu amwuriza igare rye. Maze Benihadadi aramubwira ati, imidugudu data yanyaze so nzayigusubiza, kandi uziharurire inzira i Damasiko nk'uko data yaziharurizaga i Samariya. Ahabu aravuga ati, nitumara gusezerana iri sezerano ndakurekura. Nuko barasezerana, aramurekura. Uwiteka avuma Ahabu amuhoye gukiza Benihadadi. Hariho umugabo wo mu bahungu b'abahanuzi wabwiye umugenzi we abibwirijwe n'ijambo ry'Uwiteka ati, ndakwinginze nkubita. Yanga kumukubita. Uwo muhanuzi arongera aramubwira ati, ubwo utumviye Uwiteka, ubu nitumara gutandukana intare irakwica. Nuko bamaze gutandukana, ahura n'intare iramwica. Uwo muhanuzi asanga undi mugabo, aramubwira ati, ndakwinginze nkubita. Wowe aramukubita, aramukomeretsa. Nuko umuhanuzi aragenda, ategera umwami mu nzira, ariyoberanya, yitwigira igitambaro mu maso. Hanyuma umwami arahanyura, agiye kumucaho, aramutakira ati, Umugaragu wawe nari ku rugamba, mbona umuntu uvuye mu ntambara anzanira umuntu, arambwira ati, rinda uyu muntu, naramuka abuze nzaguhorera ubugingo bwe, cyangwa uzarihe italanto y'ifeza. Ariko umugaragu wawe ndi mu miruho, nkora hirya no hino. Uwo mugabo arabura. Nuko umwami w'Abisiraheli aramubwira ati, uko niko urubanza rugutsinze, nk'uko urwiciriye ubwawe. Uwo mwanya uwo mugabo yitwikurura igitambaro mu maso. Umwami w'Abisiraheli amenya ko ari umuhanuzi. Umuhanuzi aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, kuko warekuye umugabo natanze ngo arimbuke, nicyo gituma uzahorerwa ubugingo bwe, kandi abantu bawe bazahorerwa be. Nuko umwami w'Abisiraheli ajya iw'i Samariya afite agahinda n'uburakari. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Icyo ni igice cya 21. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezerēli, yari afite uruzabibu i Yezerēli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati, mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi
ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya ba sogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezerēli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya ba sogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubwira ati ni iki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati ni uko navuganye na Naboti w'i Yezerēli nkamubwira nti mpa uruzabibu rwawe turugure ifeza, cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere ntutegeke ubwami bwa Isiraheli, byuka ufungure ushire agahinda, ni jye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli. Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatware b'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami, nuko muhereko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice. Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, nk'uko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo, maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Baherako batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'i Yezerēli yangaga ko mugura, ntakiriho yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli kuruzungura. Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi riti haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisiraheli utuye i Samariya, bari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura. Umubwire uti Uwiteka aravuze ngo ni uko urishe urazunguye. Maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Ahabu abwira Eliya ati urambonye ga wa mwanzi wanjye we? Nawe ati ndakubonye koko, kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Umva nzakuzanira ibyago ngo utsembe rwose, nzamara umuhungu wese kuri Ahabu w'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje ukoshya Abisiraheli ngo bacumure. Kandi bya Yezebeli Uwiteka arabihamya atya ati imbwa zizarira Yezebeli ku nkike y'i Yezerēli. Umva Ahabu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro. Ntawigeze gusa na Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka, yohejwe n'umugore we Yezebeli. Nuko yajyaga akora nabi cyane, akurikira ibishushanyo bisengwa nk'uko Abamori babigenzaga kose, abo Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo, atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye mu bigunira, akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi, riramubwira riti ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye. Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 22.